Murakoze muraho mwese. Hello everyone. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Nshimiye Imana muri iki gitondo. I'm thankful to God this morning. Ndifuza gusoma imirongo ibiri mu Itangiriro ibice 18. I want to read two verses in the book of Genesis chapter 18. Ndasoma umurongo wa 27 n'uwa 32. I will read verse 27 and 32. Itangiriro 18 umurongo wa 27. Genesis chapter 18 verse 27. Haravuga ngo Aburahamu arongera aramubwira ati mpangaye kuvugana n'umwami wanjye nubwo ndi umukungugu n'ivu gusa. Umurongo wa 32 aramubwira ati umwami yo kurakara reka mvuge rimwe gusa ahari hazabonekamo 10. It is in Genesis chapter 18 verse 27 and 32 and verse 32. Ndashimira Imana muri iki gitondo. I thank God this morning kuba nteraniye hano uyu munsi. That I'm gathering with you today. So ubwa mbere nteraniye hano kandi si n'ubwa nyuma. It is not my first day that I gather in this place and not the last as well. Cyakora niho nateraniye bwa mbere iteraniro ry'abera. But once I joined the gathering of saints, bwa mbere numva ko habaho umuntu wera nabyumviye hariya muri kiriya cyumba nko muri salon niko nahita. The first gathering we had, it was in the living room. Niko nabashije kumva ko umuntu yera mbyumvanye undi muntu birantangaza cyane. It was the first time I heard that a person can be holy. I heard this from someone and I was shocked. Hari mu kwezi kwa mbere kwa 2010. It was in the first month in 2010. Icyo gihe nari umunyeshuri muri Kiye mu cyahoze ari Kiye. I was a student in the former university Kiye. Ntago nari naje hano nje kumva ibya Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana. And my intention to come here was not the religious or the Bible study. Ahubwo nari naje nje gukora ikizami cyo gukorera bushake. But I came to do the exam of becoming a volunteer. Ubwo rero numvaga ko mbese ndimo ndashaka akazi. You can understand that my intention was to look for a job. Ariko mpageze nsanga hari Bibiliya nshya. But when I arrived here, I found they have a new Bible. Nivuga Bibiliya nshya ntimwumve ko wenda ari uko yari kiva mu iduka ko kanya. So if I say new Bible, do not think it was from the shop immediately. Ahubwo numvishe hari Bibiliya irimo ibintu bishya. But I had the new interpretation. Icyo gihe byo nagize ngo ni na Bibiliya nshyashya nka wenda nka Bibiliya isohotse vuba y'ubwoko bushya butandukanye n'izo narinzi. Of course, it is true that I guessed it is a new version of the Bible. Kubera ko nagiraga Bibiliya zirenze imwe aho nabaga. Because I had more than one Bibles at my place. Ariko senarigeze numva umuntu asoma muri Bibiliya uko umuntu aba mukiranutsi akaba n'uwera. But I never had anybody reading in the Bible that a person can be holy and righteous. Ubwo byambereye intambara ku munsi wa mbere birumvikana. Of course, the first day it was a battle in my heart. Nta nubwo byari gutwara uwo munsi wonyine ngo mbyemere. And it couldn't take a single day to understand and believe in this. Byantwaye igihe kirekire. It took me much time. Ariko nza kubona ko nanjye Habimana Evariste nkuko babivuze nanjye ndi umukiranutsi ndetse ndi n'uwera. And later on I came to believe that I, Habimana Evariste, I am righteous and holy. Guhera icyo gihe nabyemera n'ubundi koko nari imvutso bwa kabiri nakomeje kuba umwana w'Imana kuzageza igihe nzaba ntakiri no ku isi. So from then on I believe that I'm a son of God, I'm born again.
nagiye mbona n'imirimo y'Imana mu buryo butandukanye. And I saw the works of God in different ways. Naje kurangiza kwiga bangombwa ko njya gukorera i Nyanza. So, and after my studies, I went to Nyanza for a job. Nagiye kuhakorera urumva muri 2014. I went there in 2014. Ngenda nibaza uburyo nzajya nkora iteraniro wenda niyo byaba abantu babiri. Icyo gihe nari umusirebateri, nta muntu wakiriye agakiza nari nzi Nyanza, murabyumva nyine uko byari bimeze. So I was wondering how I can gather at least with the one or two. You know, I was single and nobody I knew was saved in the place of Nyanza. Byatwaye nk'amezi hafi 12 kugira ngo nteranire i Nyanza. It took me like 12 months to have gathering at that place. Nimvuga amezi 12 ubwo ni ukugira ngo byibura mbone umuntu umwe cyangwa babiri twaterana i Nyanza. And this ministry was at least to receive, to have one or two people together with. Pastor Jean Pierre mu iteraniro rya mbere yavuze ati bamwe murabikerensa kuko muri hafi guterana mukagira ngo ni ibintu biraho bisanzwe. Pastor Jean Pierre spoke that maybe sometime you ignore and despise because you are near the church and you take it as a guarantee. Ariko nkanjye ndabizi neza kuko nabinyuzemo imbona nkubona atari ukubibwirwa. But me, I have experienced this. I Nyanza ni kure uvuye hano una transport isigaye igoranye cyane, transport rusange bigoranye cyane. So Nyanza is far from here and even the transport has increased. Ku buryo kuza hano buri cyumweru bitapfa korohera umuntu wari wese. Means that coming every Sunday is not easy to many people. Ariko ndashimira Imana kuko ngo buri cyumweru ni Nyanza noneho duterana. But I thank God that at Nyanza we have gatherings. Niyo mpamvu nasomye umurongo wa 32. That's the reason I've read this verse 32. Hano Abraham yarimo gusabira Isodomu kugira ngo Imana itaharimbura. Here Abraham was praying for Sodom so that God can't destroy. Yahereye ku mubare wa 50 avuga ati buriya wenda Loti n'abandi bantu baba bageze kuri 50. He started from 50 thinking maybe Loti plus some other people they have reached to 50. Ariko aza gusoza avuga ati umwami ye kurakara reka mvuge rimwe gusa ahari hazabonekamo 10. So but lastly he said, let the Lord not be angry, maybe there will be 10. Ndashimira Imana ko Nyanza tujya duterana turenze n'10. I thank God that at Nyanza we are more than 10. Murakoze kumfasha gushimira Imana, ariko nkuko nababwira umva natangiye duterana turi babiri cyangwa batatu. I thank you that you cooperate with me to thank God for that, but I have said we started as 3-2. Ndetse nabo batatu twateranaga umwe ntakiri kuri iyi si. And among the 3, one passed away. Ariko ubu dusigaye duterana turenze 10. But now we are more than 10. Ni byo gushimira Imana cyane. It is the thanks to God. No mu buzima busanzwe n'ubundi koko nkuko mu gitondo mu iteraniro ryabanje pastor yavuze ati aho uri jya umenya kuri nk'Imana aho ngaho. In the first service, pastor said, wherever you are, you believe that you are a God at that place. Nukuri turi Imana aho tuba turi. Surely we are gods wherever we are. Kubera ko turi abana b'Imana, Imana ibyara Imana. Because you are children of God and God bears gods. Ndashimira Imana rero ku bw'iki gitondo ndetse no kuboneka muri iteraniro. Imana ihimbazwe. I thank God to be available in this gathering.